byakomeye kandi bikomeje kugenda bihinduka ikibazo muri RBA, ikibazo gikomeje guhinduka ikibazo, ndetse ikibazo gikomeje kugenda gikomera cyane, gikomeje kugenda kizamuka cyongererwa ubukana. Nabizi ko muri RBA hagiye hakomeje kugenda havuga ikintu kijyanye na ruswa y'igitsina. Ku munsi w'ejo tariki ya 9 z'ukwa 10/2024 inama y'abaminisitiri yateranye, ndetse kino kibazo kiza mu bintu by'imbere kuko byaba bikomeje kugenda bisebya igihugu, ukuntu byakomeje kugenda bigaragara ko mu gihugu kuri radiyo ikomeye cyangwa se na televiziyo ikomeye muri hano hantu hari abanyamakuru ba mbere mu gihugu bagomba kugenda bohereza umuco mwiza abanyarwanda. Bikaba bikomeje kugenda bihinduka ikibazo kinini cyane, aho n'ibihano bigiye kugenda byakongera bikomeza kandi bikaba binini, bikaba atari kwirukanwa gusa, akaba kagiye kugenda hazamo ibindi bihano. Ariko kino kibazo cyageze kuba cyagera kuri perezida wa repubulika ndetse no mu nama y'abaminisitiri, kikaba cyakomeje kugenda kigwaho. Ndetse Isheja Sandrine akaba akomeje kugenda ahabwa umukoro ukomeye cyane. Muri Isheja Sandrine niwe usigaye ayobora RBA, akaba yahawe umukoro ukomeye cyane wo kugenda arwanya ndetse anarandura ruswa y'igitsina igenda ikomeza igaragara muri RBA, ndetse n'utundi turuswa tugenda tugaragara twinshi tugiye dutandukanye. None ko muri RBA hakomeje kugenda havuga amaruswa menshi agiye atandukanye, iri kugenda igarukwaho cyane muri ino minsi ni ruswa y'igitsina, ndetse indi ruswa ikomeza kugenda hagaragaramo na ruswa ijyanye n'amafaranga ko bita ngo twagiti, abahanzi bakizamuka kugira ngo abashe kuba yagaragara kuri RBA. Ruswa ni ikintu kiba kigoranye cyane, bakabanza bugatanga twagiti. Ibintu byose bigiye kugenda birandurwa, ndetse mu nama y'abaminisitiri bikaba byagiye byigwaho mu buryo bugiye bukomeye cyane kugira ngo iki kintu kindi kibashe kuba cyarandurwa. Akaba iyi ruswa ikomeje kugenda ivugwa muri RBA ari ruswa yakomeje kugenda ikomera cyane, ndetse binagenda bikomeza kugenda bigera kure, aho buri muhanzi wese kugira ngo abashe kuba bakina indirimbo ye kuri RBA cyangwa se abashe kuba yagiye mu biganiro n'akantu ka giti ka runaka ka giti gato yabasha kubanza kuba yatanga. Ndetse n'andi makuru akomeje kugenda avuga muri RBA biragenda bivugwa yuko kugira ngo umunyamakuru wa RBA abashe kuba yahaguruka agenda ajye gutara inkuru, kugira ngo abashe kuba wamuhagurutse ajye kujya gutara inkuru, yabanza kubanza kuba yahabwa nka miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo abashe kuba yagenda abashe kuba yajya gutara iyi nkuru. Kumva ni ibintu byari bikomeye cyane, cyangwa se n'ibintu byari bikomeje kugenda bibabaza cyane, cyangwa se byari by'ibibazo cyane, ukomeje kugenda bivuga ati Isheja Sandrine uracyafite akazi kandi ufite akazi kagiye gakomeye cyane. Ndetse abantu benshi kugenda bavuga yuko Isheja Sandrine gukomeza agenda akora neza aribyo bishobora kuzatuma bagenda babasha kuba bamwirukana, ahubwo burya umukozi gukora neza utuma twa tuntu twa magwa tukomeza kugenda tugaragara ngo bikunda kuba byananirana. Ndetse akaba ari n'umukoro afite kugira ngo ibintu byose abashe kuba yagenda birandura, bikomeze bigende byose bishire bive muri RBA bigende bibashe kuba byarangira. Maze yuko haje kuba habaho inkundura igiye ikomeye, kuba haragiye hagaragara abanyamakuru benshi bagiye batandukana bakomeza kugenda basezera kuri RBA, bagasezera mu buryo twebwe tutabasha kuba twamenya. Bavuga ati wenda basezeye ku giti cyabo. Muzi ko hagiye hasezera abanyamakuru benshi bagiye batandukanye. Muzi ko Gerard Mbabazi yaragiye, agenda Anita Pendo, agenda Bazili Uwimana, agenda Bienvenue Madame Tusi, agenda Gerard Mbabazi, agenda Mbabazi Fiona. Muzi ko n'abanyamakuru bari bakomeye bakorera ku gitangazamakuru bya RBA bagiye basezera mu buryo utapfa kwiyumvisha, kugira ngo ubone abanyamakuru bakomeye, abanyamakuru bari bafatiye runini iyi sosiyete cyangwa se abanyamakuru bari barimo mu bo twakundaga cyane bakomeza kugenda basezerana. Byagaragara ko muri RBA harimo ikintu cy'ikibazo ko kitari cyatutumba kugira ngo tubashe kuba twakimenye, kugira ngo abanyamakuru bose bagende basezere. Abonye ko aba Bazili cyangwa se ba Gerard Mbabazi bose bigira kuri YouTube, mubona Anita Pendo asigira gukora kuri Kiss FM, bigenda kumenya ko n'ibintu by'ibibazo uvuga ati bagiye ku giti cyabo cyangwa se basezeye ku giti cyabo, ariko kumva ko n'inyuma mu indani byanze bikunze harimo akantu kagiye kari nk'akabazo kugira ngo abanyamakuru nk'aba ngaba babashe kuba basezera. Byanze bikunze nyine niko ka kabazo kakubishinga gasa nk'aho kagenda kagaragara. Bizi ko muri RBA hagiye hakomeza kugenda hagaragaramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ndetse ibintu byinshi bibi bigiye bigaragara nk'umwanda. Muri ko hagiye hakomeza kugenda havugwa imodoka ya RBA, byagiye bikomeza kugenda bivuga ko imodoka ya RBA igenda inywa litiro 350. Litiro n'imodoka itwara abagenzi, za modoka zitwara abagenzi litiro zitananywa. Byagiye bivuga yuko umukobwa wakundanaga n'umuntu wakoraga muri RBA bamukubitaga akarita nawe akagenda akajya kwinywera esanse nta n'ikibazo. Niyo bikomeza kugenda bivuga ibintu by'umwanda byinshi bigiye bitandukanye muri RBA. Nabizi yuko hakomeza kugenda havugamo ibintu byinshi cyane, ndetse navuga yuko buri mukozi wese wagiraga muri RBA agenda nyine
akikanyuza agafunga umutwe akumva ko nyine yabyimbye akumva ko yakomeye cyane cyangwa se akumva ko yazamutse bigiye hejuru cyane. Uretse ko hakomezwa ndahagaragara ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, ndetse muzi ko ino nkundura igiye ikomezwa ndavugwa muri RBA, muzi ko ari ibintu byagiye bisa nk'aho bivugwa nyuma y'uko aba bantu bakomezwa basa nk'aho bagiye batambuka muri RBA cyangwa se bano basa nk'aho bamaze gusezera kubera ibintu by'umwanda byakomezwa ndaho bigaragara muri RBA. Muzi ko iyi nkundura yakomezwa igenda ibaho ari nko babanje kugenda hirukanwa umuyobozi wa RBA cyangwa se umuyobozi wari ukuriye televiziyo y'u Rwanda abanza kuba yagenda yirukanwa. Muzi ko yagiye ashinzwe ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ikintu cya mbere yagiye abasha kuba bamushinja ko yagiranye ikibazo na WASAC, bavuga yuko iwe mu rugo yagiye akayobya itiyo kugira ngo amazi ajye agenda aturuke muri konteri abarirwemo amazi yakoreshejwe yo mu rugo. Iyi tiyo barayiyobya, bahise kuba bayayiyobya amazi akajya akoresha amazi yo mu rugo ku buntu. Biza kuba byagaragara iyo byagiye banze kubasha kuba byatangira, bituma uyu muyobozi abasha kuba yarangiza kuba yirukanwa. Muzi ko ariyo nkundura yagiye ibasha kuba yaturuka, ndetse no kwenda bikaniza umuntu wese ukora kuri RBA akabyimba cyane ku buryo hano abwiye nabi minisitiri birangira yongeye kuba yagarurwa. Umwe mu bakora mu bintu bijyanye n'imikino, ndakeka namwe mugiye mumuzi, bangira kuba bamugaranywa ariko yabanje kuba yandikira minisitiri yamusaba imbabazi. Ni ibintu by'umwanda byagiye bikomezwa bigaragara cyane kuri RBA. Murabizi ko bino byagiye bivugwa n'abaho cyangwa se byagiye bigaragara nyuma y'uko abangaba barangije kuba basezererwa cyangwa se bamwe mu bayobozi 12 barangije kuba bakwirukanwa. Bano nibo baje kuba baza kuba babasimbura cyangwa se bano nibo baje kuba bashyiraho kugira ngo babashe kuba bagenda babakurikira muri buno buryo bugiye butandukanye. Murabizi ko uwazi ahagarariye radio cyangwa se ibitangazamakuru bya radio Rwanda cyangwa se bya RBA bamugize Dive Uwayo uzamutse mu buryo butanga cyangwa se mu buryo bukomeye, kuko yahoze ari umunyamakuru wakoreraga kuri RC Musanze akaragenda azamuka agera i Kigali binarangira ari uhagarariye itangazamakuru ryo kuri radio rya RBA. Vice President bavuze ko ari perezida uyoboye cyangwa se uhagarariye radio zose za RBA mu gihugu. Vice President bamugize Ines nyina w'umuntu wakoraga kuri Keti Parade mu kiganiro cyo kuri Keti Radio, akaba ari we bagize Vice President wa radio y'igihugu, radio y'u Rwanda. Bakaba uwaje gusimbura uhagarariye televiziyo y'igihugu y'u Rwanda akaba baramugize Munyangaje Emmanuel, ndetse undi muyobozi bakaba barajyazana abayobozi benshi bagiye batandukanye. Kabaragiye bazana abandi bayobozi bagiye batandukanye nyuma yo kugenda basezerera abandi bayobozi 12. Bikaba ari ibintu byakomejwe ndabitangaza abantu, ndetse binakomezwe bindi bandi bakomezwa nabashimishwa nuko kuri radio cyangwa se radio y'igihugu hagiye habasha kuba hajyaho amaraso mashyashya cyangwa se hagiye kuba hazaho abantu bashyashya, amaraso mashyashya y'abantu bakiri bato kugira ngo babashe kuba bagenda bavugwa cyangwa se baziba icyuho cya bino bintu byagiye bibasha kuba byabaho. Ndetse banakomezwa ndabishimira byuko bavuga ati byakabaye byiza cyangwa se byakaba byiza kurushaho babashe kuba batuzanira abantu beza bagiye kuzaba bakadukora ibintu byiza kuri radio y'igihugu. Ndetse ibi bintu bikaba byagera kuri Perezida wa Repubulika, hakaba hagiye kuba habaho ibindi bihano birenze ko byo bari bagiye batanga mu bwa mbere. Tugusaba gutanga kandi like, utange comment ndetse unakore na share ku bantu mukomezwe na mutwereka urukundo rwanyu bigende kubuzwe na bidushimisha. Gusa mu minsi twaje kuba twagarukira muzi ko twafashe igihe kirekire tutari kubasha kuba twabakorera. Ikiri cyabiteye nta kindi nuko ari ibikoresho byari byose kwa byabara cyangwa se ibikoresho byabaye bikeya, umwanya utumana muke tujya mu bindi bintu. Gusa tugaruke biragaragara ko abaturebaga bashe kuba bagabanuka, ariko nubwo mukomezwe na bashe kwa mwagenda mugaruka. Tugusaba kugenda utureba cyangwa se uduhe ukora share, kutanga n'amakomantere menshi agiye atandukanye. Ujye kuri Big News TV ukandeho, ujye ku Bugi TV ukomeze ugenda ukandeho, kandi mukomezwe na mutwereka urukundo rwanyu bizadutera imbaraga nyinshi kugira ngo tubashe ko twakomezwe na tubakorera tubahereza ibintu byiza kandi byinshi bigiye bigezweho. Tuzagenda tubakorera ama video nk'aya mbere mwagenda amashwa mwabona, gusa tuzayazana mu buryo bugiye buvuguriye butari uburyo bwa kera, kuko uburyo bwa kera mwabonye ko bwagiye basho kwa bwakwangwa cyangwa se dibagiye basho kuba byinshi bivuga ko bitari bikwiye cyangwa se bitari bikwiye kuba byagenda bigaragara. Tugusaba kandi like, utanga comment, thanks turabakunda.